izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Ngwino Roho Mutagatifu, usanganye imitima yakomera bakunde, wohereze Roho wawe, byose bishya, isi izabone guhinduka. Dusabe Imana myinshi yakwemera Roho Mutagatifu. Turagusaba kubwirizwa nawe, gukunda ibitunganye no kunogerwa nawe iteka, ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amina. Ngaha turi imbere y'amaso yawe uhoraho Mana yacu, tugushimiye buryo ki wongereye uyu munsi mu kubaho kwacu. Ni benshi cyane bageze ahacecekerwa tutarushaga ubwiza cyangwa gukiranuka. Ni benshi cyane mwami bavuye muri uyu mubiri, ariko twebwe turacyari bazima. Kuba turi bazima si uko turi intungane, kuba turi bazima si uko hari icyo turusha abandi bavuye muri ubu buzima, ahubwo ni kubw'ubuntu n'imbabazi byawe Mana ugira neza. Uyu munsi rero mwami, utubabarire mu byo twakoze byose. Ni byinshi cyane twakoze bitagutunganiye, ni byinshi cyane mwami twakoze bitatwemera kuza imbere yawe, ariko Mana kubw'uko ariko bishatse ko twavuga izina ryawe, twemerere utubabarire Nyagasani. Hari aho twarebye turacumura, hari aho twavuze turacumura, hari aho twatekereje turacumura, hari ibyo twavuze bitakabaye ngombwa. Nyakubahwa weho umugira neza, turi imbere yawe, tuzanye imitwaro yacu yose ituremereye tugira ngo utubabarire. Tubabarire Nyagasani. Babarira bene wacu bakwibagiwe. Babarira bene wacu batwawe n'ibiyobyabwenge. Babarira bene wacu batwawe n'ubusambanyi. Babarira bene wacu mwami bibagiwe kuri Imana. Uyu mwanya mwami ubwo umaze kutubabarira, twemerere amazina yacu yandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Inyuguti zari zarasibanganye nyakubahwa uzisibure. Iri joro ubane natwe, iri joro dusure uhugure ubwenge bwacu, iri joro mwami udutsindire kamere zacu. Erega tugengwa na roho waduhaye, ariko kandi ubu buzima uyu mubiri nawo utubuza kukwegera uko bikwiriye. Iri joro rero mwami udutsindire imbaraga tutazi iyo ziturutse mwami. Iri joro mwami utubabarire ibyo byose, maze urebe ibyo mu bisekuruza byacu byose mwami. Ibyo byose biduhiga n'ibiturwanya mwami biturwanire, kuko twebwe ubwacu ntacyo dushoboye. Turi abanyabyaha, byongeye bamwe b'abanyantege nkeya, ariko mwami uwo wafashe ntujya umurekura, kandi tuzi neza yuko ntawe ukwiringira ujya uheka amaboko. Niyo mpamvu tuguhereje imigambi y'abanzi bacu, tuguhereje abadukunda ndetse n'abatwanga mwami, kugira ngo ubongerere kurama. Nyakubahwa wewe umugira neza, reka tuguture mwami ibitero tutazi iyo biturutse. Hari ibituruka mu miryango, hari ibituruka mu baturanyi, hari ibituruka mwami mu batugirira nabi, ariko mwami nta wundi twakwiringira muri iri joro utari weho. Twemerere ube mu ruhande rwacu, twemerere uze udusure, dore tugiye kujya mu gicucucucu cy'urupfu. Twemerere uze utuganirize nyakubahwa, twemerere uze uhugure ubwenge mwami, uze mu buzima bwacu. Inzozi aba ari izivuga ibyawe, inzozi zituburira, inzozi tugira aba ari izihumura amaso yacu, aba ari iziturwanira ibyo byose tutabasha kwirwanira. Mwami udusure utuganirize, mwami buri wese umwereke inzira agomba guca. Tuzi neza ko nta waturwanira utaturwaniriye. Erega uko duhibibikana dushakisha imibereho, niko na sekibi ihibibikana ishaka ibitugirira nabi. Tuzi neza ko uwo rero wafashe utajya umurekura, niyo mpamvu tugutuye byose na bose, kugira ngo abe ari wowe bigenga muri iri joro. Ngaho bana natwe nyakubahwa, nibutandukana amahoro turagushima, nibutandukana tukikwibuka mwami turagushima. Ngaho komeza kwiyubahisha, komeza kwihesha ikuzo n'icyubahiro, komeza kugirira neza buri wese ntawe urobanuye Nyagasani.
hari bene wacu bakwibagiwe, hari bene wacu batwawe n'ibisindisha, hari bene wacu batujyana mu bapfumu, hari bene wacu batujyana aho tutagakwiye kuba. Twe tubasabiye amahoro n'umutekano, twe tubasabiye kuramba nyakubahwa, kugira ngo ukomeze kubagirira neza aho bari. Ntabwo tugutota amagambo rero, tutarasaba ibidukwiriye ububizi. Niyo mpamvu tukwinginze ngo ibyo ubona bidukwiriye byatugirira akamaro, nawe bikaguhesha ikuzo n'icyubahiro, aba ari byo uduhera ubuntu, mu izina ry'umwami wacu Yezu Kristo, amina. Mubyeyi w'abakene, mudusabire, dusabire n'abataguhungiraho, cyane cyane abatoteza kiliziya yawe, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Komeza abavandimwe bawe mukundwa Yesu, ubatera umwete wo kukumvira. Komeza abavandimwe bawe mukundwa Yesu, ubatera inyota yo kukurarikira. Ari ibihe bibi cyangwa se bikaba byiza, aho mba ndi hose ngira inzitizi. Nakora iki cyiza kugira ngo ntsinde? Nkora ikiri cyiza mbona ikuzo ryawe. Komeza abavandimwe bawe mukundwa Yesu, ubatera umwete wo kukumvira. Komeza abavandimwe bawe mukundwa Yesu, ubatera inyota yo kukurarikira. Mfite ubwoba ntewe n'iyi si dutuye Mana, abagira neza bacitse intege, n'abagira nabi bariho bagwira. Dukora iki ngo tubashe kubatsinda? Komeza abavandimwe bawe mukundwa Yesu, ubatera umwete wo kukumvira. Komeza abavandimwe bawe mukundwa Yesu, ubatera inyota yo kukurarikira. Kristo Yezu akuzwe. Ni Marie Clarisse Mukandengo. Uwiteka Imana aradukunda, Imana iturwanirira twebwe aho tudashobora, cyane cyane nk'aha tugiye kwinjira mu gicucucucu cy'urupfu. Dore iyo umuntu asinziriye nta bwenge aba afite, iyo umuntu asinziriye imitekerereze ye iba yasinziriye, ariko Roho Mutagatifu umurimo niwe ushobora kumumurikira igihe cyose yiyambaje impuhwe z'Imana. Niwe igihe cyose iyo ugiye kuryama, iyo ubanje kwihana ibyaha byawe ugasenguka, urababarirwa, noneho ugatabaza Roho Mutagatifu. Reka rero muri iri joro ugire amaso y'umutima nanjye ngira ndi, dutege amatwi icyo Roho Mutagatifu atubwira. Dusabirane rero. Kristo Yezu akuzwe.